ukuntu nagiye kureba umuhungu mu mahanga, umuhungu ntarabona na rimwe, umuhungu tutarabonana na rimwe, umuhungu twahuriye kuri social media, kuri Instagram, njya kumureba mu mahanga mu gihugu abamo. Story time. Amazina yanjye yitwa Igihozuwase Micheline, mvuka mu karere ka Nyagatare, mfite imyaka 34, mfite umwana w'umuhungu w'imyaka 8, ndi umufiyemera. Muri Guma mu Rugo nari mfite aka business kanje gato nigengaho, mfite kantine, ncuruza ibyayi, amata, ibintu byose. So kubera Guma mu Rugo rero kaje guhomba. Muri iyo Guma mu Rugo nibwo naje kumenyana umuhungu nyine muri kuba broke, nari mfite ubukene, business yanjye yarahombye, ubuzima bumeze nabi muri Guma mu Rugo. Naje kumenyana n'umuhungu duhuriye kuri Instagram, nihutije turanakundana. Mu by'ukuri mu gukundana kwacu ntabwo nigeze ngira ikintu kimwe nkenera ngo sinyibone. Yishyuraga umwana wanjye ishuri, yamaga amafaranga yo kwishyura inzu, yamaga buri kimwe mu by'ukuri. Kandi wibuke ko sindambona na rimwe, ntago arambura na rimwe. Nkajya murambwira ko se wazaje kudusura hano mu Rwanda, akambwira ati ntabwo yaza kubera ko aba afite akazi kenshi, ariko akanambwira ko ngiye kuko ntakora ari njye wajya kumureba. Nanjye nkumva iyo ngingo, nkabona ko ngiye nta kazi mfite muri iyi minsi, ubuse njye byakora ko njya kumureba, wenda nawe yazabona umwanya akaza hano mu rugo kundeba. Kandi dufite imishinga myinshi, yarampaye promesse nyinshi. Ubwo uwo muhungu ni umunyebene ariko aba muri Cameroon, niko yarambwiye, sinzi nimba ari byo. Yarambwiye ko ari n'umuganga, doctor, apana umuforomo cyangwa ibyo. Yarambwiye ko ari umuganga mu bitaro runaka, simbizi ibyo byose ari byo. Nahageze igihe anshakira, ndabyemera. Haciyemo amezi 8 dukundana, ndabyemera. Angize amafaranga, anshaka passport, anshakira visa, ndayibona, njya kumureba. Nagiye kumureba, mu by'ukuri yaje kunda kuri airport, nsanga nyine mbona umuhungu niwe. N'ubundi urumva ko nsubiye inyuma ho gatoya, twabona kuri video call, tuvugana nyine atetse mbibona, ajya ku kazi mbibona, nyine atwaye mu modoka mbibona. Mbega nuvuga ngo aryamye mbibona, nuvuga ngo narinzi inzu yiwe nkaho nigeze kuyigeramo, kuko ko mubwana buri munsi amezi 8 muvugana gutyo, ntabwo yaberwa iyo nzu nyine n'ibikuta n'ibiki, ntabwo yabiyoberwa. Yaje kuda kuri airport, ndamubona, nihutishije, turataha. Tugeze mu rugo, ariko anjyana ahantu hatandukanye na hahandi nabonye nabonaga nyine kuri video call. Ntabwo nigeze mu nzu harimo amafoto yiwe, ntabwo nigeze mbimubazaho. Twarinjiye, namaze icyumweru muri iyo nzu, yanjyanaga gushopinga, anjyana muri gym, ariko aho hose twagendaga yari afite imodoka itagaragara hanze. Sinajyaga mbona hanze, sinari nzi ngo bimeze bite. Nuvuga ngo ntago nari nzi ngo hanze hameze hate. Iyo yabaga agiye ku kazi yasigaga mfungiranye, sinabyitagaho. Nabaga mfite wifi, nabaga mfite television, nabaga mfite ibintu byose, nabaga mfite ibiryo ibiki. Ntabwo nabaga nkeneye kujya hanze mu by'ukuri, cyane ko yajyaga ku kazi akansa. Kandi niyo yabaga agiye ku kazi twahamaga tuvugana. Hashize icyumweru tubayeho muri ubwo buzima, sometimes kanjyana kuri date. Noneho haje kuza, hari kuwa kabiri, haza abagabo babiri bari kuvuga Igifaransa byinshi, arabakira n'ibiki byose. Uwo munsi muzima wanjye sinzawibagirwa. Yarambwiye abagabo bakigera aho ngaho, nabonye nyine meze nk'umuntu uhindutse, nyine upapye, nyine kwa kundi ubona nyine umuntu ari ukuntu ahindutse. Ijambo yarambwiye ngo babe, I am sorry. I was like, why? I was like, njye kubona mbona hinjiye umu makeup artist. Nyine abagabo baraje, arabakira, abaheza amawayine bari kunywa, ariko nkabona nyine ameze nk'umuntu ushaka kuvuga nk'ikintu, ushaka kubwira nk'ikintu, ariko adashaka kukimbwira. Abagabo nta cyongereza bazi, ntabwo nari kuvugana nabo. Ngiye kubona, ariko nsubiye inyuma ho gato, uwo munsi nyine umunsi kwa kabiri, boyfriend wanjye yari yanyatse phone nka saa 5 gutya kintu mu gitondo. Mu by'ukuri ntabwo nabaga nkeneye telefone njyewe, nabaga ndi kumwe n'umukunzi, televiziyo, turi kuganira. Telefone yanjye sinimva, najyaga nyikoresha ari uko adahari. Iyo yabaga hari, telefone yanjye yabaga iri nka hariya. Ariko uwo munsi nyine ko ari kwa kabiri,
nka saa 5 hari mu gitondo phone yarayinyatseho arambwira ngo telefone yanjye ndayimuhereza ndayimurangira nuko nyine birarangira. Ubwo sinzi ukuntu nagize gutya mba ndibutse ndavugana, ariko uyu muhungu ko mu minsi yashize yanyatse yambwiye ngo passport yanjye iri hehe, ngiye kureba ahantu nayisize nsanga passport yanjye nayirimo mu gakapu kanjye muri suitcase, nsanga passport yanjye nayirimo. Ndebye kuri phone yanjye nsanga phone yanjye ya pharmacy, telefone yanjye imeze nka mubazi, niyo gukoresha uri guteranya no kugabanya imibare. Naragiye ntangira kumva ikintu nyine uko kundi bumva uruntu mu buzima bwawe, ariko ndavuga ni ubwo barambwiye ngo wambare yakanzu y'umukara nakuguriye, ngo twaguze cya gihe, ngo wambaye na heels, ubundi ngo bagusige na makeup tugende. Twaragiye wibuke ko ngera ntabwo njya ndeba hanze, sinemerewe kureba hanze. Twaragiye banjyana mu modoka itagaragara hanze, nicaranye na boyfriend wanjye n'abagabo babiri, umwe atwaye undi wicaranye imbere. Twaragiye tujya kuri hoteli nziza rwose, nambaye ikanzu nziza, basize makeup, wig nshyashya, I was looking so beautiful. Twaragiye nihutishije inkuru, ngeze aho hantu masanga abagabo b'abazungu babiri bari kuvuga icyongereza nyine nk'icyo muri Amerika, n'abazungu babiri bakuzemo, umwe afite imyaka 50 undi nka 48 gutyo bakuzemo. Turavugana nyine, ubwo mu by'ukuri iyi nkuru okay, twaravuganye tuvuganye, umwe muri numva batangiye kujya mu biciro. Boyfriend wanjye yasigaye hanze, yaravuze ngo ninjirane n'abo bagabo, ngo araje. Ninjira n'abo bagabo babiri nyine badusanze mu rugo, we asigara mu modoka. Tugezemo imbere numva batangiye kujya mu biciro, ngo ijoro rimwe ngo $1,000. I was like, nahagurukije umwe muri bo babazana ibikiri kujya mbere. Nukuri abo bagabo bari bazi ko njyewe navuye mu Rwanda nje ikintu nje gukora. Bari bazi ko nje navuye mu Rwanda nje kwigurisha muri Cameroon. Bari bazi ko nje navuye mu Rwanda nje gukora akazi k'uburayi. I was like, ubwo urumva yuko ko njyewe ntabwo nzabana ibyangombwa byanjye biri, telefone yanjye bayi pharmacy. Umugabo umwe arambwira ati, uwo mugabo nyine wari uza kongereza gakeya nyine upfundikanya nyine icyongereza, ariko umuntu uzi icyongereza nyine ufite umusobanukirwa. Arambwira wowe uriya mugabo barakurasa, uriya mugabo yawe yamaze kubona abakiriya, wowe bazajya baguha 20%. Umuntu ukabura kuri social media ntago muzi, n'ubwa mbere nari muzi, n'ubwa mbere twari tugiye kubonana, kumbe jama yamvanye mu Rwanda njyanye muri cya gihugu kujya ngurisha, nkabona 20%, nawe bagabo ngo bakabona 50%, n'uwo musore boyfriend wanjye akabona 30%. Niba bamuhaye 1,000, ndabona niba bamuhaye $1,000, ndabona $200, abone 300. Bagabo babonye abakiriya babone $500. Nawe muri ubwo buzima igihe nawe nigeze mbyanga, kuko bari babiri baduye $2,500. Nawe muri ubwo buzima bumaze gutyo ibyumweru 3, bama imiti, bama nyine ibintu. Umuhungu arambwira ati, buriya njyewe nibirankora, njyewe nigeze nkukunda habe namba, nari mbizi ko ni mwishurira ishuri, kandi njyewe buriya sinzi ikintu kinkura kuko bafite ibibazo, nanjye nshiduka gutyo byagenze. I am so sorry, ariko ubungu birahagije, ideni nari mfite bari abagabo babiri arashize, ubungu nakuri kukitahira. Niko umuhungu yanditse nkagaruka mu Rwanda, ariko mbabwiye mwa bakobwa muzajye muba careful ngo kuri social media. Muragarutse mu Rwanda, ubuzima ntabwo bumeze neza nkuko bwahoze, ariko ndashima Imana kuba nararenze kiriya gikombe. See you next story.